hari imodoka ebyiri zajyaga ziza iwe. Harimo imodoka ya pick-up y'umweru ifite ibirahure byijimye, hakabona kandi kamodoka k'umutuku kagakorora kupe kazaga kaza mu rugo kwa Kazungu. Kiriya gipangu bavuga ngo uriya muryango ntabwo wafungurwaga, warafungurwaga izo modoka zikinjira. Imwe yazaga uyu munsi indi kaza umunsi w'ejo. Utu tuntu ni utuntu bagendaga bandikaho amazina y'abantu kuri utu tuntu. Ni utuntu bagendaga bandikamo amazina y'abantu. Hariho amazina menshi. Yari afite urutonde, ntabwo ari kuvuga ngo nibaragusagisha, yari afite urutonde rwabo either rabishe cyangwa se yateganyaga kubica. Kazungu yavuze ko arwaye sida, yabivugiye mu rukiko avuga ko ari cyo yahoraga aba bakobwa. Ariko ribu yikavuga ko bamupimye bagasanga Kazungu nta sida afite. Kazungu nta sida afite, nta no yigeze arwara, ni muzima. Kandi yavuze yabwiye urukiko ko icyo yahoraga aba bakobwa ari kubera ko bamwanduje sida. Ubuse tuvuge ko Kazungu ari umuntu ukeneye kujya kubaho ubuzima bwe bwose i Madrid? Ntabwo ari ko bimeze. Reka nyine mbifurize byiza, shimira mwese rwose mukomeje kuba umuryango mugari kuri Kame TV show cyangwa se kuri Kame TV Rwanda. Kiganiro gikoze masaha ya ninjoro cyangwa se mu masaha y'umugoroba cyane. Nyuma ko nari maze kubona Kazungu yagijwe mu rukiko, ariko Kazungu ku bintu bye hari ikintu nje kuvugaho kuri ibi bintu. Ku bintu bye harimo urujijo ruteye ubwoba. Urujijo ruteye ubwoba kubera iki? Kubera ko Kazungu mu rukiko niba mwamubonye mu rukiko, Kazungu mwabona ukuntu yari afite confidence, yagendaga aseka kugizwe n'abantu bagatera ko umuntu yica abantu 10 bagaseka. Byiyongera ikindi, amakuru yose ari kugenda avugwa n'urwego rwa RIB bavuga ko bayabwiwe na Kazungu. Mara niwe wavuze ngo yisha abantu, narongera avuga ngo niwe wisha abantu arabateka, ngo imirambo ngo ntabwo yagaragaye. Kazungu yisha abantu arabateka, arabarya guhera ku nzara kugera ku musatsi. Icya kabiri, Kazungu yavuze ko arwaye sida, yabivugiye mu rukiko avuga ko ari cyo yahoraga aba bakobwa. Ariko ribu yikavuga ko bamupimye bagasanga Kazungu nta sida afite. Kazungu nta sida afite, nta no yigeze arwara, ni muzima. Kandi yavuze yabwiye urukiko ko icyo yahoraga aba bakobwa ari kubera ko bamwanduje sida. Ikindi, Kazungu we yasabye ko ngo yajya ngo urubanza rwabera mu muhezo kuko ari ibintu ashaka kuvuga kandi biremereye. kandi biremereye. Arongera ashyiramo isinzi n'ibiryo jambo mwaryumvise, aravuga ngo umupira uri mu biganza byanyu. Kazungu ukuntu ameze, kuko bigaragara Kazungu ntabwo ari igicucu, nta nubwo ari umusazi nkuko abantu bavuga ngo wenda ni umusazi ngo ashobora kuba afite ibindi bibazo byo mutwe. Uriya muntu ari normal 100%, ari normal, very normal. Bivuga ngo Kazungu azimaca ari gukina. Mwarebye ngo murebe n'ukuri ura mudamu ungana kuri ura mubyeyi wa Eric wari uri marira, buri wese yabirebye n'ukuri agahinda karanyije. Nanjye narebye ira video numva agahinda karanyije. Tekeza umubyeyi uruta ungana na mama cyangwa se unamurutaho ari kurira ku rukiko no kuri kw'Imana bingana kuri. Byanteye agahinda ngewe kuri nge. Hari amakuru abantu batari gushaka kuvuga. Kazungu hari imodoka ebyiri zajyaga ziza iwe. Harimo imodoka ya pick-up y'umweru ifite ibirahure byijimye, hakabona kandi kamodoka k'umutuku kagakorora kupe kazaga kaza mu rugo kwa Kazungu. Kiriya gipangu bavuga ngo uriya muryango ntabwo wafungurwaga, warafungurwaga izo modoka zikinjira. Imwe yazaga uyu munsi indi kaza umunsi w'ejo. Kuki iryo perereza batarikoze cyangwa bavuga ngo izo modoka ko ntaho ziri kugaragara, kuki Kazungu agaragara nkaho nta wundi muntu bari kumwe? Kazungu ntabwo yakoraga wenyine. Kubera iki abantu Kazungu yandi perereza rishobora kuba ryarasanze yarakoraga wenyine, ariko muri we afite ukuri kunaremereye cyane ari guhisha.
kandi arabizi Kazungu uko agaragara, uko yarameze, ni umuntu ufite confidence, ni umuntu uzi game ari gukina, ni umuntu uzi ibintu ari gukina nabyo. Ntabwo abarisha abantu kuriya, ufite umutima, ufite conscience, utekereza. Nguze mu rukiko umeze nkuko Kazungu yarameze, uze mu rukiko ufite confidence nkuko Kazungu yarafite. Nuko azi uko ibihari, azi ikintu kiri gukorwa. Ntabwo wavuga ngo none se iyo ibiri y'abantu babiri yishe bataboneye imirambo iri he? Nta nubwo wanahamya ko ari abantu 14 gusa yishe, kubera ko we iperereza rivuga ko ari byo yivugiye, nibo banabonye, ariko hasanga yenda ni nabo yibuka, none se niba barasanze abantu 12, abantu 12 yarabishe, barabataburuye mu cyo yari yabashyizemo mu Busanza. Ntabwo ariho hambere yaratuye, yabaye Gisenyi, yabaye hehe? Kuki bavuga ngo Kazungu n'abantu 14 yishe kandi nabo ari ubwe ubivugira? Ubuse tuvuge ko Kazungu ari umuntu ukeneye kujya kuba ubuzima bwe bwose i Madrid? Ntabwo ariko bimeze. Tuvuge ko Kazungu afite ibibazo byo mu mutwe? Ntabwo ariko bimeze. None kubera iki kubera iki yagira mu rukiko? Akavuga ngo arwaye sida, kandi mu bintu RIB yimaze gutanga idosiye iravuga ngo kana kavuze guri. Ibyo wavuze byose baba birimo, no mu bushinjacyaha biba birimo. Kazungu abajijwe mu bushinjacyaha, none yageze ni gutagira mu rukiko akavuga ngo arwaye sida, kandi mu byo ubushinjacyaha kuki butamuvuguruje? Buvuga ati ntabwo urwaye sida, twaragupimye. Bivuga ngo byanga bikunda baramubajije, kuko kugira ngo agire mu rukiko aba yarabanje kubazwa muri RIB, akabazwa mu bushinjacyaha, akagenda asobanura. Noneho kuki yasobanuye ibintu bihabanye n'ibyo yasobanuye muri RIB no mu bushinjacyaha? Ubushinjacyaha nabwo ntimumubwira ati ariko urabeshye, ntabwo urwaye sida, twaragupimye. Ku ruhande rumwe ushobora kumva ko yenda ari mu buryo bwo bari kuburana kwifungwa n'ifungurwa gusa, ariko ntabwo umushinjacyaha ari kubura gucomeka mwako kantu. Ntabwo ari kubura gucomeka mwako kantu. Hari ibintu, hari ukuri, hari amakuru Kazungu atari kuvuga. Byanga bikunda Kazungu ntabwo nabihamye 100%, ariko uko bigaragara there are some people behind his back. Hari abantu bari inyuma yiwe, either n'abanyarwanda cyangwa se n'abanyarwanda. Kuki Kazungu kuri dosiye nababwiye, kuki Kazungu abihuza na sida? Kuki abihuza nuko yabarwaye sida cyangwa se baba baramwanuje sida? None se umuhungu yishe Eric yaramaze kumwanduza sida? Kazungu hari amakuru menshi atari kuvuga, ari guhisha menshi kandi cyane, menshi cyane. Aka kantu sinzi niba mwarigize mukabona, sinzi na muri kukabona niba kari kugaragara, banza ari kamera yanjye itameze neza, sinzi na mwarigize mukabona. Naka box bafashe karimo naka box gasanzwe kazamwe yenda ibindi bintu, kuko harimo impapuro, harimo sinzi na muri kubibona, utu tuntu ni utuntu bagendaga bandikaho amazina y'abantu. Kuri utu tuntu ni utuntu bagendaga bandikamo amazina y'abantu. Hariho amazina menshi. Yari afite urutonde, ntabwo ari kuvuga ngo nibaragusayisha, yari afite urutonde rwabo either yarabishe cyangwa se yateganyaga kubica. Ntabwo ushaka kuvuga ngo rero Kazungu hari ibintu byinshi tuzamenyera mu rukiko naburana mu ruhame, ariko ntabwo wavuga ngo Kazungu ari wenyine. Kazungu confidence yari afite mu rukiko, Kazungu ko yarameze mu rukiko, uko yari irimo yisekera ubona nta nicyo bimubwiye.
bagasoma ibintu byose agahita avuga ati byose ndabyemera, agahita avuga ngo ibintu byose basomye agahita abyemera, ntaki nta kuzuyaza ntaki. None kuki yashatse ko urubanza rubera mu muhezo kandi n'ubundi ibintu byose abyemera? Kuki se yarazi gute niba byanga bikunda baramubajije mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha, yarazi neza se gute ko bakubaza ugasubira muri kasho, yarazi gute niba ubushinjacyaha cyangwa ubugenzacyaha butaragiye imbere y'itangazamakuru bakavuga ati yakoze ibi n'ibi? Kazungu se yananiwe, bamujyanye mu rukiko batabanje kumubaza kugera ubwo ngo hari ibyo ntavuze, bivuga ngo hari ibindi, hari amakuru wafite. So iyi video nyikoze na gace gato, navuga ngo na gace gato k'ikiganiro ndimo ndategura, nzabagezaho umusibe ejo, ejo nimugoroba. Ibi byose nzabibereka. Kazungu byanga bikunda, there are some people behind his back.